Rero gufata inshingano zo kureberera umuryango uri umwana biragoye, cyane cyane iyo izo nshingano z'umuryango ziremereye. Muri izo nshingano kandi nanone ukuyemo iyo kuba wa mwana ari kuba nk'umubyeyi w'umubyeyi we, mu zindi nshingano nanone uwo mwana areberera hari gutangira kurera cyangwa se gutangira kwita ku bavandimwe be. Aha kandi umwana ashobora no gufata inshingano zo kureberera cyangwa se kwita ku bandi bo mu muryango, ndetse no gukora ibindi bitari ku rwego rw'imyaka ye, ubushobozi bwe ndetse n'ibyo ashoboye kuba atunze. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko uko gufata inshingano umwana akiri mutoya rero bigira ingaruka ku mikurire ye y'indagihe cyangwa se y'ako kanya, ibyo bita current development, cyangwa se muri ibyo bihe ari gufata no gutanga izo nshingano, ndetse na nyuma yaramaze gukura, nk'uko akenshi hano tugenda tubigarukaho kuri izi life talk. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe umwana aba ari gutanga za nshingano ku mubyeyi we ndetse n'abavandimwe be, yewe n'abandi bo mu muryango, bimugiraho ingaruka mu mikurire ye yo mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu mikurire ye mu buryo bw'umubiri muri icyo gihe ndetse no mu gihe kizaza. Ariko akenshi cyane cyane mu gihe kizaza ho bimugiraho ingaruka mu buryo bw'imikurire cyangwa se y'ubuzima bwe bw'amarangamutima, aho tuzagenda turebera hamwe kimwe ku kindi kuri iyo ngingo ijyanye na parentification. Gusa hari n'ubundi bushakashatsi cyangwa se inyigo zagiye zibaho, urugero nka teori yitwa Theory of Resilience, aho isobanura ko iyo umwana afashe inshingano akiri muto akabasha kuzuzuza ndetse akabyitwaramo neza, bituma akura mu buryo bwo gufata ibyemezo cyangwa se to be mature enough to handle problems. Rero ntabwo ari ibibi gusa biba biterwa no kuba umwana yarafashe inshingano akiri mutoya, hari n'ibyiza byinshi bituruka kuri uko kwiga gufata inshingano akiri mutoya, bikazamuha kugira resilience cyangwa se icyo mu kinyarwanda twakita ubudaheranwa. Kudaheranwa ni uko gufata inshingano akiri mutoya, ahubwo bikamubera nk'ikiraro kimwambutsa kuva muri bwa bwana bwe atangiye kuba mukuru. Rero parentification murumva ko ifite ibyiza ndetse ikagira n'ibibi bitera. Muri ibi biganiro byacu rero by'ubutaha tuzarebera hamwe izo mpande zombi uko ari ebyiri. Ese ni ibihe bibi cyane cyane nibyo tuzagenda tugarukaho, kuko ibyiza byo biba byigaragaza n'ubundi bigenda bibyara ibyiza, ariko ibibi nabyo iyo bihari bibyara ibindi bibi, birumvikana. Rero hano mu biganiro byacu by'ubutaha tuzagenda tugaruka kuri kimwe ku kindi. Turabashimiye rero abantu babanye natwe kugeza kuri uyu munota wa nyuma, ndetse tunashishikariza n'abandi bose batarakora subscribe kuba bayikora. Ndetse nawe urebye kino kiganiro kugeza kuri uyu munota, ni ngombwa yuko usiga utanze subscribe, like, share na comment kugira ngo ugumye gushyigikira buno butumwa bugere kuri benshi batandukanye. Ni inshuti, ni abavandimwe, ni abaturanyi, ni abakorigi mukorana, basharinge ibi bitekerezo cyangwa se buno bumenyi kugira ngo nabo babwifashishe mu kumenya ngo ese ibibazo mpura nabyo mu buryo bw'imibanire cyangwa se mu buryo bw'amarangamutima cyangwa se n'ibindi mpura nabyo mu buzima busanzwe byaba bifitanye isano n'ubuzima naciyemo nkiri umwana. Murakoze cyane, turabashimiye. Ciao ciao, nawe utaha.